Dukomeje gushima Imana yabanye natwe kandi namwe mukurikiye tubashimira ubwitange mwagize nubwo ari inyungu zanyu. Reka twongere tunabaramutse mu ndamutso y'umwami Uwiteka bahire. Ningiye tugiye kubana mu mwanya wa kabiri w'aya materaniro yacu turi kungukiramo byinshi. Mazina ndayasubiramo ni Ntakirutimana Emmanuel. Tukaba tugiye kuganira nk'abahagarariye amatorero, intumwa, abadiyakoni, abakora amatorero. Uyu ni umwihariko wacu nubwo byagirira n'abandi akamaro. Ngaho rero mbere yuko tubabwira insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya, reka aho muri mwubaha Imana dusenge. Urakoze mugaba w'amahanga, weho washyizeho ubu buryo kugira ngo abana bawe boroherwe dusabanire mu ijambo ryawe binyuriye ku ikoranabuhanga. Turabigushimiye, uhabwe icyubahiro. Umaze kutwigisha kandi uduhaye andi mahirwe yo kongera kwiga n'ibya kabiri. Weho ubwawe ubane natwe, kandi abana bawe baretse imirimo ikunzwe bakaba bateranye ngo tugabangane inshingano wadushinze. Ubaharengeye badahomba kabiri, ahubwo bagutane mu mitima n'ingamba nyinshi kandi nshya. Nuko umurimo nituwusananira ukajya mbere, tuzashima urukundo rwawe. Ngaha tubane muri uyu mwanya, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kubana mu nsanganyamatsiko iri kutubwira ngo kwita ku mukumbi w'Imana. Ubwo murumva ko ibyigisho by'uyu munsi birasa kandi ntibyabura gusa, nuko n'ubundi n'abateranye birabareba. Niyo mpamvu tugiye kuganira muri iyo nsanganyamatsiko. Kuwitaho ni itegeko twahawe, bivugwa muri Bibiliya. Murasoma Pawulo umunsi umwe yigeze atumira abakuru b'itorero, ubwo nibo mpereyeho mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28. Arababwira ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iriyaguze amaraso yayo. Yabasabye byinshi: mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi, muragire itorero ry'Imana. Izo ni imvugo zose yatsindagiye mu murongo umwe, ziragutse tuzisesenguye, ariko icyo nshaka nuko yarari kubibutsa ko icyo ari cyo bashinzwe. Mu butumwa buheruka, uramutse ushyizwe mu mwanya ariko uwo mwanya ntubemo ingirakamaro, ntacyo byaba bimaze. Ntacyo byaba bimaze kuwubamo, byarutwa ntuburimo. Gusa n'iryo jambo ntihagire urigira urwitwazo rwo gusezera ku nshingano, kuko hari n'abari kwitoza kwanga Imana no guhunga ibyayo. Ariko nibura ikintu urimo witirirwa ushobora ube cyo kandi ugikore. Intumwa, umuyobozi mugenzi wanyu ni Petero, ya mbere 5 umurongo wa 1 n'uwa 2, nawe yavuze aya magambo. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari bwo kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mu byitegerezo by'umukumbi, kandi mutaheza naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Uyu nawe yongeye kubwira abashinzwe abandi uko bagomba kurinda umukumbi w'Imana. Murabizi ko aba bagabo babiri dusomye bo mu itorero rya mbere ry'intumwa, imikorere yabo niyo dusabwa kwigana. Niyo mpamvu avuze ngo mutawurinda nk'abahatwa,
atari kubwo kwifuza indamu mbi. Murabizi ko ababungeri bavugwa bakoraga badakorera ibihembo, kandi ari cyo dusabwa muri iyi minsi ya none, Abefeso 2:20, kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Kristo Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Ubwo rero iyi mirongo ntabwo ndarenze iyi, nubwo hari indi, iyi irahagije kutwumvisha ko burya ni itegeko mvajuru ko bari mu myanya nk'iyo turimo bagomba kurinda, kuragira, kwita ku mukumbi w'Imana. Bazawubazwa. Ibi byanditse mu Baheburayo, ni igice cya 13:17. Ni inshingano nk'izindi, ntabwo ari ibyire kuko ushaka ngo bijyemo uko wishakiye. Haranditse ngo mwumvire ababayobora, aya magambo yabwirwaga bizera, mubagandukire kuko ari baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Aya nakayasomeye abizera, ariko nshaka mwiri jambo rivuze ngo abayobozi mwebwe duteranye turinda imitima y'abizera, ariko tukayirinda nk'abazabibazwa. Ibi icyo bitumariye nibyo byatuma dushaka uburyo tubana n'Imana biruseho, kuko ibyaha byawe byonyine n'intege nke zawe n'ibikurushya byo mu buzima n'isi uhanganye nabyo byonyine, nabwo ukazavamo urusimbutse, ukazavamwo amahoro, waba uri umugabo. Kongeraho rero itorero uyoboye ry'abantu 40 cyangwa 80 cyangwa 100 barimo abakurusha ububandi n'uburyarya n'uburimanganya, nawe bitari byoroshye. Iki nicyo gituma umuyobozi akumbura kubana n'Imana buri kanya. Ni nayo mpamvu mu butumwa bwiza, mu madini yo hanze bisanzwe, ujya wumva abantu ngo bari gupfa imyanya, ngo abantu barwaniye ubukuru bw'itorero, ngo barwaniye ngo ubupasiteri, ngo baroganye, ngo bagasate, ngo umwe yagiye ukwe. Nuko nta mutwaro babikwereye, ahubwo nkuko musanzwe mubizi, bo biba biboroheye kuko abanyabizera benshi ababonye ibyo kujya byinshi. Ntabwo bihwanye no mu butumwa bwiza, aho ubona benshi ugiye kurushywa na byinshi. Ahubwo abizera bo bakorera abayobozi mu idini, abayobozi bagakorera abizera mu butumwa bwiza, nkuko byanditswe muri Matayo 20:26, ko ushaka kuba mukuru w'umugaragu w'abandi, ushaka kuba imbere akaba imbata y'abandi. Ngo nkuko umwana w'umuntu atajeje gukorerwa, ahubwo yajeje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Rero mu butumwa bwiza, abushinzwe urabaruhira, abushinzwe uravunika kugira ngo bagubwe neza, urarirara kugira ngo basinzire, urabwirirwa kugira ngo bo barye, uratekereza bo batuje nta kibazo bafite, urabapangira bo rwose badamaraye nk'abasohoye. Niyo mpamvu usabwa kubana n'Imana buri kanya. Muri insanganyamatsiko yo kwita ku mukumbi w'Imana, ndavuga mu tuntu tubiri. Akambere turavuga ibigize uyu mukumbi cyangwa se abawugize, akakabiri turasesengura uko kuwitaho. Duhereye ku kambere, uyu mukumbi ugizwe n'intama. Izi ntama zigira amoko, zibamo intwari nkeya, zibamo ibirwari byinshi, zibamo injiji, zibamo izigoye, zibamo iziruhanya, ariko muri zo zose ntayo guta ku gasi. Ibi murabisoma mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose. Hari urugero bahatanze ku rupapuro rwa 477 mu cyigisho kivuze ngo umwungeri mwiza. Ni amagambo avuze ngo les brebis et de tous les animaux les plus timides, les plus faibles. Mu matungo yose aba ku isi, intama niyo kanyantege nke. Ubundi timide nta nubwo ari umunyantege nke, ahubwo mu Kinyarwanda gihiye baravuga ngo ni ikininyabari cyangwa se ikigwari. Niyo nyantege nke. Wasangaga mu burengerazuba, mu burasirazuba, umushumba ahora ahangayikiye umukumbi we mu buryo budatuza. Kera nkuko binameze uyu munsi, iyo hanze intama zaragirirwaga hirya y'ibihome bizengurutse imidugudu, habaga amahoro make. De marodere appartenant aux tribus errantes du voisinage,
habaga ibisambo byavaga mu moko yabaga akikije aho hantu. De bête de proie sorties des entres de rochers se tenaient aux aguets pour piller les troupeaux. Habaga n'inyamaswa z'ibyaruzi zahoraga zirekereje iruhande rw'umukumbi ngo ziwusahure. Les bergers savaient qu'ils veillaient au péril de sa vie. Umushumba yarabizi neza ko awurinze ashobora kuhatakariza ubuzima. S'ils qu'il était confiant ashobora gutakariza ubuzima kuri icyo yaragijwe. Nibyo Yakobo yavuze imirimo ikomeye yakoze ubwo yarindaga intama za Nyirarumirabani mu butayu bw'Iharani. Aravuga ngo ubushyuhe bwaranyicaga ku manywa, ngo imbeho ikanyica ninjoro, ngo nuko ibitotsi bikanguruka. Umunsi umwe Dawidi aragiye intama, byatumye ahangana n'idubu, angana n'intare wenyine, kandi rimwe na rimwe ngo akajya yaka n'icyo yari yamaze gufata akagikura mu kanwa. Ubwo umushumba baragira uwo mukumbi we mu misozi y'ibihanamanga y'ibitare, azengurukana nawe mu mashyamba, mu bikombe, mu bihuru, ku nkengero z'imigezi, awurinda mu misozi mu ijoro, akesha amajoro, akawurinda abajura, akita ku zarwaye, akita ku nyantege nke n'iz'utugoryi zo bise de débile. Sa vie s'identifie avec celle de ses brebis. Ujya usanga imibereho ye nawe wagira ngo yabaye agatama. Elle est à la fois fort et tendre, les attaches aux objets de sa solitude. Ujya usanga hariho umurungu ukomeye ufite imbaraga umuziritse ku by'intama zifuza. Quelque grand que soit le troupeau, les bergers connaissent chacune de ses brebis. Kabone nubwo umukumba bari mugari, ariko umushumba abazi intama ze zose. Chacune d'elles a son nom particulier et le nepo car le berger l'appelle. Buri ntama mu izina ryayo yihariye, dahuriyeho n'irindi, yitaba aruko intama yose imwitaba yayihamagaye mu izina yihariye. Yendi bikabije kuba amarenga, ariko icyo biri kuvuga nuko abo mwaragijwe muyoboye baratandukanye. Harimo abeza, harimo abatari indyarya, harimo abajura, harimo abasambanyi, harimo inkorwa hato, harimo ibyohe bapfa kuyoboka byaba bibaye kose, harimo abatarokoka ibigezweho byaramutse byiyadukije, harimo abatinda gukura bazamenya ibyo turimo nka nyuma y'imyaka 20 kandi ntaho bagiye. Abo bose ibyo bavuze ngo izina buri ntama yihariye, nuko umushumba agomba kuba afite umuti n'igisubizo kuri buri muntu. Buri wese agakorerwa ibye bitari bya rusange, kuko ibya rusange byumvwa n'aba rusange, ariko na nyuma yo gukora muri rusange buri wese akaba afite icye kimureba yihariye, akaba yagira igikuriro ariko mwaganiriye muhuriye ahiherereye. Ibi kandi muzabisoma no mu gitabo cyitwa Gospel Workers cyangwa se cy'abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, ipaje y'Igifaransa ni 467 iriye yo ku ruhande. Nuko handitse ngo mu murimo mukora ngo muzahura n'abantu ngo boroheje cyane, ngo muzahura n'abantu ngo binkarishye binkazi, ngo muzahura n'abakene, muzahura n'abakire, muzahura n'injiji, muhure n'abize, muzahura n'abanyedini, muhure n'abangijwe n'ubupagani, ngo abo bose kugira ngo muzaba muri imbere y'Imana, ngo nuko buri wese afite ibyazakorerwa en particulier cyangwa se mu buryo bwihariye. Rero ubundi icyo kitubwiye nuko umuyobozi uyoboreye muri rusange najya amenya ko hari abatarahaga bazahaga uko babonye akantu kakihariko. Izo zari intama zimwe, harimo n'abana b'intama. Mo n'abana b'intama mwibuka amagambo Yesu yabwiye Petero amubwira ngo naragira abana b'intama mu gitabo cy'abakozi babwiriza ubutumwa. Bayobozi bagaragu ba Nyagasani, iyo tubari imbere ntabwo twese tuba twitwa amazina ameze kimwe. Ijambo 83 ndahasoma, ni umurimo usaba ubwitonzi bukomeye n'urukundo rwinshi, kwihangana kwinshi no gushinyiriza. Ni umurimo usaba kwita ku bana n'abasore, abakiri bato mu kwizera no kwigisha injiji, kubabumburira ibyanditswe no kubakangurira,
kuba ingirakamaro mu murimo wa Kristo. Ubwo nahereyemo hagati ariko bari gusobanura wa murongo muri Yohana 21:15 abo bise abana b'intama. Abana b'intama ni abana n'abasore n'abakiri bato mu kwizera n'injiji. Abo si intama ahubwo n'abana bazo. N'intama ntizari zoroshye, noneho haje n'abana bazo. N'abana basabwa kurerwa. Ibitabo bivuga ngo mu miterere ni beza, bazazira environment, bazazira aho babaye. Ubwo rero bitaweho bagahabwa icyerekezo, hirya twababona ari abagabo beza. Harimo abasore abo n'umunyarwanda yavuze ngo ujyana n'abajyana ubwungu, nta kabasoba nta kabasiga, ibyiza n'ibibi batwarwa n'ihururu. Abo bakeneye care cyangwa se kwitabwaho birenze iby'abandi. Bavuza abashya mu kwizera, abo turabatindaho mu wundi mwanya, nabo ntabwo wabafata nk'abandi. Burya imyaka tumaze tuzi iby'Imana, iyo uhagaze imbere yacu ukigisha byo kunywa amazi, by'ukunda ari byiza kubanza ikibisi turi kurya, ubwo hari igihe witambukira amajyejuru, ariko waje uwo munsi ntabwo wabaze ibyo uri kuvuga. Ubwo rero nabo bashya mu kwizera bakeneye kwitabwaho birenze iby'abandi. Izi ntama cyangwa se abo muragiye babamo n'ihene, ntitwamenya ngo ni zande, ntitwamenya ngo ni bande, ariko nabo barimo. Nkuko mubizi ko n'umwami barobanura muri Matayo 25:31 yabonye intama zijya iburyo abonamo n'ihene. Natwe ntizabura. Na Yesu wagendaga ku isi yari ari kumwe n'uwitwa Yuda, kandi Yuda byashoje nabi. Abo nabo barahari, nababigize intego yo kutuzambiriza, kuturwanya, kutwononera, kudupinga, kubigaya, kubizambya, kandi ntaho benda kujya. Bene abo nimusoma mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, ni urupapuro rw'142, handitse ngo abo nabo bari mu bo muyoboye, kandi ntabwo utegetswe kubata no kubahirika ku gacuri. Haranditswe ngo les ennemis du dedans sont prêts à craindre que ceux du dehors. Abanzi bo muri twe imbere nibo bo gutinywa kuruta b'inyuma. Les obstacles qui s'opposent à la force et au succès viennent beaucoup plus de l'église elle-même que du monde. Inzitizi zikoma mu nkokora intsinzi yacu akenshi ziva mu itorero imbere, ntabwo ziva mu bisi. Les incroyants ont le droit d'attendre que ce qu'il faut profession de vous servir les commandements de Dieu et d'avoir la foi de Jésus face plus que toute autre catégorie de personnes pour promouvoir et honorer la cause qu'il représente par une vie conséquente, par un exemple pieux, par une influence active. Ni uburenganzira bw'abatizera kudutegerezaho ko twebwe tuvuga ko twubahiriza amategeko y'Imana, tukagira no kwizera kwa Yesu, ko tubitsinda ry'abantu bubaha Imana, kandi bagasa n'umurimo bavuga ko bahagarariye, babigaragarije mu mibereho ifite icyitegererezo cyiza n'urugero rwo kwera n'imbaraga rukuruzi ikora kuruta abandi bose. Mbese ni uburenganzira bw'abisi guhagarara barangiza bakareba ngo kandebe ko nabo babikora. Noneho iyo muri twe harimo abo babi babigize intego batenda guhinduka, kandi ntiwabakubita nta naho wabata, abo nabo barimo mu bo muyoboye. Ntabwo tubazi, yenda ntituzuzakire kuko nibanga tutahishuriwe, ariko n'ihene zirimo. Ngabo abo tuba turagiye. Muzasoma amateka ya Yuda muri Jezikiri urupapuro rwa 719 mu cyigisho cyitwa Yuda. Ngo yabanaga n'abandi bigishwa, ngo yari afite imbaraga rukuruzi, ngo baramukundaga, ngo yari afite ibitekerezo, ngo akenshi byahoraga ngo bijyo by'abandi bigishwa bose bakayoba. Ngo yabaga yicaye ari gupinga Yesu, ngo cyane cyane ngo nk'umunsi bari bamumenye amavuta ku birenge, ngo nava ngo nkari yabagurishijwe, ngo akavamo udufaranga ngo tugafasha abakene. Kandi ntabwo rwari urukundo akunda abakene, ngo ahubwo ngo mwurwo ruhago yarasangiye n'abandi, ngo yajyaga akora makihemba kandi ntahembe bagenzi be. Ubwo rero ari nkaho yakavuze ati ubu iyo bagurisha bagashyira muri ruhago mba mbonye ikindi nzarya ejo bundi.
ngo ibyo bitekerezo bye, iyo mbaraga rukuruzi yari afite, kuba yari yarize, ngo abigishwa bose uko ari 11 ngo bajyaga baba influence cyangwa se bakayoboka ibitekerezo bye. Ibyo muzabisoma ku iyo page mbabwiye. Abameze nk'uwo badakunda umurimo, badashaka kuwuteza imbere, kandi ibitekerezo byabo byumvikana bikagira n'abayoboke, ndetse bakaba baba benshi kuruta beza, abo nabo barimo ngiryo itsinda ry'abantu muyoboye. Noneho kubitaho, kubitaho ni umushinga utoroshye. Mwigisha uvuyeho yabivuzeho, ariko nge ndavuga ku tugingo tugera muri tungahe kantuvuge. Ndavuga ku kurera abashya mu kwizera, ndavuga kwigisha abasanzwe mu byiciro byose, ndavuga kubafasha mu bibazo bisanzwe byo mu buzima, nongere mvuge ku ngingo yo gucyaha, gutesha no guhana abagoma. Ngibyo ibyo turi buvuge. Turaturangije iyi nsanganyamatsiko yacu. Ngaho abantu mwese mu nyumva, tujya dukora ibiterane, tugakora amavuna, ntabwo bikiri ibishakishwa ubutumwa bwiza, buno abantu barabukunze, n'abatarabuzamo bazi ko bihombeje icyiza, cyangwa se yenda byarabananiye bitewe n'izindi mpamvu. Hari n'abajya babivuga bati ndacyafite ibi n'ibi bindi imbere, hari n'abavuga bati hari akaha kamwe nshaka kuzakora muri iyi minsi. Hari uwigeze avuga ati hari ahantu ngiye kuzenga inzoga nkazinywa ndi kumwe n'abavandimwe nkabona nkaza. Hari abantu bariyo ariko ibyiza babizi. Noneho ngo igihe dukoze amavuna tukabwiriza, twagira amahirwe bakaba baje, ubujya ngo nibwo umurimo bugitangira. Ibi babivuzeho, ndasomaho duke 187 abakozi babwiriza ubutumwa bwiza. Haranditswe ngo igihe umugabura arangije kubwiriza ku ruhimbi, nibwo umurimo we uba utangiye. Haba hasigaye umurimo wo gukorera buri muntu ku giti cye. Agomba gusura abantu mu miryango yabo, akabaganiriza, agasengana nabo yicishije bugufi kandi amaramaje. Hari imiryango itazigera igerwaho n'ukuri kw'ijambo ry'Imana keretse gusa ibisonga by'ubuntu bw'Imana n'ibiyinjiramo bikayereka inzira. Ariko imitima y'abashinzwe gukora uwo murimo igomba kubanza kunga ubumwe n'umutima wa Kristo. Nsomye byinshi, ariko ngambiriye iri jambo rito rivuga ko igihe tuba turangije amavuna, ahandi ubona abayakoze, ndavuga abaririmbyi, intumwa zavuye hirya no hino, uwo munsi ku isabato zifata ibikapu zigataha. Iyi nyandiko yo y'umwuka iravuze ngo nibwo umurimo butangiye. Ubwo ni nko kutwita, ugatwita, Imana ikagufasha ukabyara ukururutsa amahoro, warangiza ukagasegura neza ukakaryamisha mu buriri, ukavuga ngo ngiye gupagasa mwana we, nzaza nyuma y'amezi 2. Urwo ruhinja ntiwarusanga. Rero igihe amavuna amaze kugera ku ntsinzi, intumwa mwahapanze niba zari 10, kubyara niyo bije yoroshye. Mu byumve nk'abayobozi, kubyara niyo bije yoroshye no mu buzima busanzwe. Uwatwite yishoboye nubwo yaba ari umusirimu ntabwo abarya nk'inka, ashobora kubyara atararya na miliyoni. Ariko gufata urwo ruhinja ngo uzarugire umusore urangije kaminuza, yarize neza mu mashuri meza, na amafaranga. Niko bigenda ku muntu wese winjiye mu butumwa bwiza. Iyo operasiyo yakozwe ngo aze niyo yoroshye. Ikiba gisabwa ngo azakure, nawe ube wamusigwa wizeye ko ari bwirwaneho nk'umuntu mukuru, nibyo bitwara bije ndende. Ngaho muri iki gitabo 367 n'ubundi hari ijambo rivuze ngo abagabura ntibakigere bumva ko barangije umurimo wabo, igihe cyose abamaze kwemera ukuri bababwirije batari biyumvamo imbaraga yako yeza ngo bahinduke by'ukuri. Ndataruka, akenshi abantu basiga umurimo batawurangije, kandi iyo bigenze bityo uwo murimo nta musaruro utanga. Ibihe bimwe
iyo hari itsinda ry'abantu bamaze kwakira ukuri, umugabo aratekereza ko agomba guhita ajya gutangira umurimo mu kirere gishya, kandi hakaba ubwo yemerewe kugenda batabanje kubigenzura neza. Iri ni ikosa. Yakagombye kurangiza umurimo yatangiye, kuko iyo awukoze igice akagenda, ibibi bikurikiraho biruta ibyiza byakozwe. Nta murimo utanze icyizere gike waruta uwahinzwe ntushyirwemo imbuto, kuko niwo worohera ibyatsi byinshi bibi kumeramo cyane. Bitewe n'imikorere nk'iyo, imitima myinshi yasizwe ku rubuga rwa Satani, ndetse no kurwanywa n'abizera b'amatorero yanze ukuri, kandi benshi byabagejeje aho batazongera kugerwaho. Ibyaba byiza ni uko umugabura atakirirwa atangiza umurimo niba atazawukora neza ngo awugeze ku ndunduro. Mbese ibi bibiri Abafaransa baravuze ngo on choisit le moindre, uhitamo icyoroshye. Niba kutabwiriza ni ikibi, ariko no kubwiriza ukababyara ukabata ku gacuri ni ikibi kikiruta. Kugeza ubwo inyandiko y'Umwuka ivuze ngo ibyaba byiza ngo niba uzi kutazawukurikirana ngo barere bakuze ugeze ku ndunduro, ntiwakigutangiza. Ngo nta murimo utanga icyizere gike nk'uwahinzwe ntibateremo imbuto. Ngo ibyatsi byari mu mushike nibyo bike ubigeranije n'ibyatsi bimeraho hahinze hadatewe imbuto. Rero bana b'Imana, kwita ku mukumbi nimumenye ngo burya abo dushinzwe, abatwaragijwe, ni umushinga nk'indi. Njya mbona turi guhinga imyaka yacu, ibirayi cyangwa ibigori, ibishyimbo n'ibindi, cyangwa se iyo turi kumenyereza iseta ngo ducuruze, cyangwa se iyo turi kororeza ngo zizagwire zibe nyinshi, habamo umwete, habamo kwitanga no kurara amajoro. Ari iby'isi bizashira, ari ibyo mu isi n'ibyo abapagani bakora bidasabye nuko basenga ngo babikorere isenga. Nkanswe gutuma umutima uhinduka ngo uzajye mu ijuru. Namwe muzi ko icyiza kitizana, ahubwo kibanza guhendahendwa no kwingingwa. Ni ukuri birakwiye ko abakozi b'Imana babyumva ngo gukiza umutima hashyirwamo imbaraga n'igihe, ibyo benshi badatekereza, kuko habaho n'abayobora bakariyobora ku isabato gusa bahahuriye n'abizera, bakazongera kwitwa abayobozi bahuriye aho ku isabato. Ubwo buyobozi ntabwo bwazagira ku musaruro. Ngaho mbere kuri ka kagingo ka mbere, aba bashya mu kwizera hari ibidasanzwe bakwiye gukorerwa. Ndabivuga mbanje gusoma aya magambo mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ni urupapuro rwa 89, ku Bongereza ni our high calling. Hari amagambo avuze ngo iyo umutima umwe wihanye bitera ingabo zo mu ijuru kugira ibyishimo bitarondoreka. Bose bagafata inanga, bagacuranga, bakumvikanisha indirimbo ifite injyana nziza, bitewe nuko hari irindi zina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bitewe nuko hari undi mucyo ukongejwe muri uyu mwijima w'iby'umwuka ugose isi. Icyo kirori cy'ab'ijuru gitera Satani n'ingabo ze gukekembuka, maze bakumva bacishijwe bugufi. Satani icyo kigomeke kirwanya amategeko y'Imana yera. The prince of darkness, seeing a soul whom he has counted his own, escaping from under his control, as a bird out of the snare of the fowler, and making Christ his refuge, works with hellish intensity to again interrupt the one escaped. Icyo gikomangoma cy'umwijima iyo kimaze kubona umutima cyari cyarigaruriye kikawubara mu kwari uwacyo, iyo kibonye ugicitse nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'umugoyi ugahindura Kristo ubuhungiro bwawo, Satani akorana imbaraga ze za kidayimoni afite ubwira bwinshi, agashaka uko yakongera gutega uwo mutima wamucitse. We must dwell more on the result of genuine conversion. Igihe abantu bamaze kwihana, twicyo dukwiye kurangamira ni ukureba niba bageze ku kwihana no guhinduka nyakuri. Not only is the sinner forgiven when he repents and confesses his iniquity, he becomes a child of God,
ntituzanyugwe manuma ngo ni umunyabyaha yihanye yanababariwe kuko yatuye ibyaha bye. Oya, tuzamwunamukeho natwe tubonye ko abaye umwana w'Imana, an heir of God and a joint heir with Christ, to an immortal inheritance. Abaye umuragwa w'Imana, uraganwa na Kristo, umurage utagajuka. The power of Satan is broken. Iyo ibyo bibaye, nibwo imbaraga ya Satani ibishenjaguritse. Man is brought into sacred unity with Christ. Nibwo umuntu abageze mu bumwe bushyitse kandi bwera na Kristo. There is not a soul won to Christ without defeat to the tempter and bruising of the head of the serpent. Nta mutima n'umwe wahindukira Kristo hatabaye gusekura Satani ntiku no kumena umutwe w'inzoka. Ndataruka hepfo, alarmed because he is losing his prey. Satan will first seek to deceive, next to oppress and persecute. Iyo acanganyikishijwe no kubona ko hari umutima wamucitse, icya mbere awukorera aragenda akawushuka, icya kabiri awukorera aragenda akawuhata, icya gatatu awukorera akawushoraho akarengane. Hari benshi bajya bihana bakaza mu butumwa bwiza bakitanga imbere y'ibiterane, ariko ubwo akabatashye agiye guhura n'izi ngabo z'umutware w'umwijima zarakaye zakekembutse ngo bitewe n'umutima wazicitse zari zarabaze ko ari uwazo. Noneho ngo bakamushuka ibitajyaga bibaho, bakamuhata ibitajyaga bibaho, barangiza bakanamushoraho akarengane. Ntugatangare, hari benshi bakiri ubutumwa bwiza, ako kanya bakabwirwa ko n'akazi bari bariho barakirukanwaho. Abo bakeneye kwitabwaho. Hari abagore babwakiriye imihigo ikabageraho y'abagabo bavuga ko barabakubita, abakeneye kwitabwaho no gukomezwa. Hari abagabo bafite influence bakomeye babwakiriye, ako kanya bagakangishwa ko bagiye gusuzugurika no gukena, abakeneye kwitabwaho. Hari abanyeshuri babwakiriye amategeko atarasanzwe agashingwa ku bigo bigaho kugira ngo bahemukire Imana nkuko byagendekeye Daniyeli, abakeneye kwitabwaho. Noneho ni mu byumve, iyo umuntu yihanye akabaje mu butumwa bwiza, ingabo zamurwanyaga ni mumenye ko ari nyinshi, kandi biranditse muri Luka 11:24 ko dayimoni yavuye mu muntu ngo arazerera, ariko yagarutse ngo azashaka gusubira hamwe yahoze, ngo yahabonye icyanzu ngo ahabazanye n'abandi badayimoni barindwi bamurusha kuba babi, ibyanyuma byo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niyo mpamvu nk'abayobozi mu kwita kubashya, iyi ngingo igomba kugirwa nyambere, uyu muntu agakorwaho irondo ry'iby'umwuka kuko yacitse Satani, kandi Satani nawe ni umujenerali utapfa guhara ingabo yariye abana b'Imana mu gusenga no kwinginga no kuba maso no kuhaba, baba bagomba kumuzengurutsaho urukuta rw'uburinzi n'amasengesho kugira ngo akomerere mu by'Imana. Aba bashya ntabwo ndabura kubavugaho ibindi bintu bikurikira. Mu gitabo cyitwa Evangelize ndagisoma ni urupapuro rwa 351, ndasoma gusa hanyuma mbatondekera ibyo nsomye nkoze ncamake yabyo. 351 icyigisho ubwacyo nuko cyitwa, kiravuze ngo itorero ngo rigomba kwita kubihanye vuba rifite kwihangana n'urukundo. Impamvu bavuze kwihangana n'urukundo nawe urumva ko biba birimo ibibabaje. Rigomba kwita kubihanye vuba rifite kwihangana kandi rifite n'urukundo. Abantu bashya binjiye mu kwizera bagomba kwitabwaho n'abafite kwihangana n'urukundo, kandi iyo ni inshingano y'abizera bamaze iminsi mu itorero, to devise ways and means to provide help and sympathy and instruction for those who have conscientiously withdrawn from other churches from the for the truth's sake. Ngo abizera bamaze iminsi mu itorero bagomba gushyiraho inzira, bagashyiraho n'uburyo bwo gufasha no kugaragariza impuhwe no kwigisha ngo abavuye mu madini bari baramenyereye babikuye ku mutima maze bakayoboka ukuri.
nuko bagatandukana n'imikorere ya gipasitori bari baramenyereye bakaza mu butumwa bwiza. Itorero rifite inshingano idasanzwe riri ku bitugu iyo gusanga iyo mitima yayobotse imirashi ya mbere y'umucyo yakiriye. Abizera b'itorero nibatabikora bakirengagiza iyo nshingano, bazaba babaye ibisonga bikiranirwa ku murimo Imana yabishinze. Nyuma y'uko abantu bihanye bakemera ubutumwa bwiza, they need to be looked after, bakeneye gukurikiranwa. The zeal of many ministers seems to fail as soon as a measure of success attend their efforts. Ikibabaje nuko ishyaka n'umwete by'abagabura benshi iyo amavuna kirangira habonetse intsinzi y'abihanye bihita bishonga ako kanya. They do not realize that these new converted ones need nothing. Ntago bajya bamenya ko abo bihanye bashya bakeneye konswa. Watchful attention, guhozwaho ijisho, help, gufashwa, and encouragement, no guterwa akanyabugabo. This should not be left alone. Bene abo kirazira kubareka bonyine. A prey to Satan's most powerful temptations, kuko bahinduka umuhigo w'ibishuko bikomeye bya Satani. They need to be educated in regard to their duties. Bakeneye kwigishwa ibirebana n'inshingano zabo. To be kindly dealt with, bakeneye kwereka urukundo n'ubugiraneza. To be led wrong, bakeneye guherekezwa mu rugendo batangiye. And to be visited, bakeneye gusurwa. And prayed with, bakeneye n'abasengana nabo. These souls need the meat apportioned to every man in due season. Iyi mitima ikeneye igaburo ritanzwe mu gihe cyaryo. No wonder that some become discouraged, linger by the way, and are left for wolves to devil. Ntimugatangare mubonye bamwe bari bihanye bacitse intege bagatindagira mu nzira maze ibirura bikahabasanga bikabashwanyaguza. Satan is upon the track of all. Abo bose bihanye Satani ababoga runono. He sends his agent forth to gather back to his ranks the soul he has lost. Afite abakozi ahita tuma mu nzira bakajya kubatangatanga ngo bakabagarura mu mirongo ye ngo kuko aba yari yabatakaje. They should be more fathers and mothers to take these babies in the truth to their heart and to encourage them and pray for them that their faith be not confused. Mu butumwa bwiza hakenewe ba data na ba mama bizo mpinja zayobotse ukuri bazihoza ku mutima kugira ngo bazitera akanyabugabo kandi bazisengere kugira ngo kwizera kwazo gukomere kwe kujya mu rujijo. Ngibyo ibyo tugomba gukorera abashya, ariko kuko nabisomye nihuta ndabisubiramo kubanyumva nk'abayobozi. Ni ibintu bigera muri 11. Reka mbitondeke. Icya mbere bagomba kwitabwaho n'abafite urukundo no kwihangana. Icya kabiri bagomba gukurikiranwa. Ibi bavuga ngo ni looking after. Ntabwo ari gukurikirana gusa, ahubwo ni nka kumwe umuntu aragira mu myaka kumwe umuntu aragira mu myaka harimo utwatsi ariko ku ruhande no hirya hari imyaka. Iyo nta mukayiyoboramo cyangwa iyo hene ukubita ngo itaruma ku bishyimbo, ukubita ngo itarya ibigori, ariko ushaka kwirya utwo twatsi, nuko agomba gukurikirana. Niba ari n'umwana wihanye uzi ko ejo agiye ku ishuri, uzamenye n'amakuru ye ku ishuri niba uri umuyobozi we. Niba ari umuturanyi wihanye buke yagiye gupagasi Bugesera, azajye kuhakandagira n'umuyobozi w'Ibugesera wamuhaye nimero ye amuri hejuru. Niba ari uwihanye buke yaragiye mahanga, azajye kuruka Buruseli n'uyoboye itorero ry'Buruseli amuri ruhande. Ngibyo byo bita looking after, no kumukurikirana kugeza ubwo n'uwabikoze bigezo azabona ko abo baguri gukora nabo bari seriye batari mu mikino, bagomba gukurikirana. Icya gatatu bagomba konswa cyangwa se kugaburirwa. Icya kane no guhozwa hwijisho. Icya gatanu bakeneye gufashwa. Icya gatandatu no guterwa akanyabugabo. Icya karindwi no kwigishwa inshingano. Icya munani no kwerekwa urukundo. Icya cyenda no guherekezwa mu rugendo. Icya 10 no gusurwa. 11
bakeneye ko haboneka abasengana nabo. Ngibyo ibintu abashya mu kwizera bagomba gukorerwa. Ariko ku basoma ibitabo ndabarangira ibindi byinshi, nko mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, Icyongereza, ni urupapuro rw'105, haranditswe ngo ntimugatinye no kubigisha no gutanga, ngo ni 10 n'amaturo, ngo igihe mubigisha n'izindi nshingano, bitewe n'impamvu zikunda kuba mu butumwa bwiza. Kuba amadini yarafashe umutungo w'itorera abayobozi bakawikubira bakawurya, kugeza ubwo n'abapagani babizi bahura n'umupastori kuvuga ngo wangurira kamwe kuko bazi ko ahembwa. Byatumye nabo mu butumwa bwiza batinya ingingo y'umutungo kuyivuga, mbese ugatinya ukavuga ati nimvuga iby'umutungo baragira ngo nanjye ngiye muri babandi bayarya, mbaye nka babandi. Ariko oya, ngo ku page 105 Inama ku Busonga ngo nimubigishe. Kubigisha gukiranuka muri 10 n'amaturo si inyungu zawe nawe uzi ko utayarya, ngo ahubwo buri kugira ngo bishyure umwenda babereye mu Imana n'abagenzi babo, nabo nibagira uruhare mu murimo w'Imana, izo mbabare zigubwe neza kubera bo nabo bazagabane kumigisha. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Icyongereza n'urupapuro rw'185, ngo ikindi cya kabiri kijye gikuza abashya, baravuze ngo ni ukubashyira imbere ngo the gospel order, ngo gahunda y'ubutumwa bwiza niyerekwe nuko inama zabo mu butumwa bwiza zigenda. Uwo mushya nabibwirwe, nabwirwe uko intumwa zijya mu murimo nuko zikora, afite n'akanya kajyana nazo akaziherekeza, ntacyo byaba bitwaye. Ngo iyo gahunda yo mu butumwa bwiza ngo yayibonye ihita neza imwereka ko hari igihabane n'ibyo yaramenyereye, kuko muzajya mubona yenda nko mu biterane aho mushyaza akabona muricaranye, akabona murasangiye, akabona ku mugoroba babasasiye hamwe, agatangira tese bujya mwebwe ko twebwe n'abarevera niyo barira tutaza hariho, mwebwe se turanasangira. Ubwo ako kaba kamufashije kuruta ibibwiriza 1000. Akabona murashashe, niba ari umusaza iyo bamenyere ko n'agasore k'agapasiteri karara heza umusaza rukukurara yakumbagara, niko babyigishijwe. Ariko gusanga mu butumwa bwiza Timoteyo 1:5 yubahirizwa, abakuru ntugacyaha abakuru, ujye ubafata nka so, abagore bakuru ubafate nka nyoko, bagasanga umukuru bumwubaha kuko abaruta ubukuru. Iyo gahunda y'ubutumwa bwiza, uko murema inama, uko mutanga umutungo, uko mufasha abakene, uko mufasha imbabare, uko mutuma intumwa, nta kuvangura, nta nyungu z'umuntu ku giti cye. Iyo gahunda ngo iyo bayishyizwe imbere, abashya birabakomeza mu buryo utamenya kuruta ibibwirizwa byinshi, kuko hari n'abamara igihe bavuga ati ndacyagenzura, ntawamenya amareshya mugeni si yamutunga, ahari nabo hirya bazaduhinduka. Ariko iyo bishyizwemo nabyo akabireba, ngo nabyo bijya bimukomeza. Noneho aba bashya bagomba kwitabwaho. Mu kwita ku bashya hari ibindi bazakorerwa. Bagomba kurindwa ibigusha. Ibigusha ni byinshi, ndavuga 4. Abashya batuzamo bagomba kurindwa ibigusha. Ibigusha ndavuga 4. Icya mbere ni imyizerere bahozemo, idini barimo, ubuyobe barimo, ntabwo buzasinzira butaje kubwira abayobotse isabato ko tutagitwarwa n'amategeko. Ntabwo buzasinzira butaje kubwira bemeye ivugura n'ubugorozi baruhuka isabato ko batagomba kwita itorero Babuloni, bakazana ibihamya bisobetse bicuritse bitari mu mwanya wabyo, bagambiriye kubayobya. Ntabwo bazasinzira abizera ko tutazajya mu ijuru batabazaniye imirongo ivuga ngo Imana isi yayihaye abantu ntituzajya mu ijuru. Nuwo batasuraga bazamusura, none iyo mirongo bayimuhe, kandi byanashoboka ko yakiri ubutumwa, nta n'ibindi by'ubumenyi yarasanganywe, none ibyo bimuyobye, ibyo bimushuka bikamubamo byinshi. Hatabayeho bamwe bamuhozaho ijisho, uyu muntu yasubira inyuma akagwa. Kandi niko byanagenze, benshi baraguye, atari ububi, ari beza nk'abandi bose, ahubwo barahuye n'ababyeyi babyara gusa batazi kurera. Ikigusha cya kabiri ni inshuti babanaga. Umuntu ajya yakira ubutumwa n'ubukene bwari bumumereye nabi, nta n'ukimugurira agacupa, iryo joro bakagura bakuzuza ameza zikaba nyinshi, uwo munsi bakamutangira ku gasenta. Akeneye babandi bamuherekeza, akeneye babandi bamuhozaho ijisho, ngo nabo bamwereke ko yabonye abandi bene se, yabonye abandi bavandimwe bazamugeza ku byiza biruta byo mu kabari. Ikigusha cya gatatu nabo muri twe batahindutse,
nabo muri twe batahindutse. Ubwo ni Matayo 25. Namwe murahazi ko harimo abakobwa bapfu n'abanyabwenge, murazi ko harimo intama n'ihene, muri Bibiliya muzi ko harimo urukungu n'amasaka, muri Bibiliya muzi ko harimo umurama n'ingano. Mu bwenge no mu makenga menshi no mu rurimi rwiza ruzi kubivuga neza mu buryo bwiza mu gihe gikwiye mu mwanya ubereye utagira icyo ukomeretsa, nibyo nabyo bazabibwirwa. Kandi nta n'igitangaje, ese kubwira umuntu ko mu ijuru aho Imana iba mu biro byayo hera ariho havutse Satani, Yesu mwiza wabaye ku isi azi nibiba mu mitima y'abantu akagendana n'umujura Yuda, murazi ngo hari igitangaza cyaba kibaye umusobanuriye mu buryo bwiza buri mu bwenge ko harimo n'intama ko intama zibana n'ihene, kuko harabazi gutangira bashya no mu bujiji bw'ubushya, bazi ko abo basanze bose ari abakiranutsi batagira icyaha, yarangiza akamwugamamo kagira ngo ari kumusura, kagira ngo ari kumuhugura, ngo ari kumufasha, tiyo ni mwene data, uyu niwe wambyaje ubutumwa, hashira nk'amezi 2-3 atari kuzabungujije miliyoni, akaba muzi nk'umuntu w'Imana rwose, nta wundi bamutumye b'Imana ari we wa mbere, akayimuhereza akayiheruka. Ubwo aramutse atabibwiwe, ngaba ko n'aba 2:6 ntitugira igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utabaho umugayo. Abo ku kintu cyose tw'agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Uwo ni umurongo twe tubwirwa ngo abo twe kubabera igisitaza. Ariko nk'abayobozi murasabwa amayere n'ubwenge burenze ibyo ndi gusobanura bwabarinda ibyo bigusha, kugira ngo hatazagira uza agahora na ya hene musanzwe mubana ikamugirira nabi. Inyandiko iravuze ngo maze agafata b'Imana twese ko ari uko tumeze. Ikigusha cya 4 ni ibisitaza bishobora kuzaterwa n'imirimo bakora. Hari abakira ubutumwa bakirukanwa ku kazi, hari abakira ubutumwa bakirukanwa mu ishuri, hari abakira ubutumwa bakirukanwa mu miryango barerewemo. Ibyo ntibyabura. Timoteyo 2:3-12. N'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ibyo ntibyabura kuwakiriye ubutumwa bw'ukuri. Ariko nubwo bimeze bityo, dufite inyandiko zitubwira ko tugomba kwita ku bantu bose, ngo ariko cyane cyane ngo abafite ingorane batejwe no kwakira ubutumwa bwiza. Ashobora no gukorerwa n'ibidasanzwe bikorwa muri rusange, nta kindi kibiteye, kugira ngo akomere akure, cyane ko ikibazo muri kumukiza ari icyo yatejwe no kwakira ubutumwa bwiza. Mbibutse ko ntabwo yakira ubutumwa bwiza ngo azafashwe, oya, sibyo byamuzanye, yarakunze Imana, ariko ingorane atewe no kubwakira aho bishoboka, kuko hari n'ibidashoboka twazimurinda. Ibyo ni mu rwego rwo kubarinda ibigusha. Kuri iyi ngingo ndumva nayicumbikira aha. Tugafata ingingo ya 2 yo kwigisha abo dusanganywe mu byiciro bitandukanye, kwigisha abasanzwe mu byiciro bitandukanye. Uku kwigisha ntarasoma iki gitabo cy'abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, bifite akamaro kenshi. Ndavuga ibi bikurikira: iyo wigisha bizera birabakuza, cyo ni kimwe. Birabakomeza, cyo ni icya 2. Birabakingira, cyo ni icya 3. Bibarinda kuyoba, cyo ni icya 4. Bavamo n'abandi bakozi kugira ngo abo bwoko batazashira, cyangwa se ubutumwa bwiza uko ibihe bihaye ibindi uzajye buhora bugira ababuharanira cyangwa se ababurengera. Ndabisubiramo: kwigisha bizera birabakuza, kwigisha bizera birabakomeza, kwigisha bizera birabakingira, kwigisha bizera bibarinda kuyoba, kwigisha abizera bituma bavukamo abandi bakozi. Yewe mukuru w'itorero unyumva, hakazaboneka n'uzagusimbura, nturi kamara. Hari igihe hazaza uwabikora akakurusha, kandi mu murimo w'Imana uwo wakurusha yaje umanika akaboko, ngo nyiri umuringa yaje utega akaboko. Birananditse mu bifuzwa ibihe byose ngo arahigwa umuntu ngo witeguye kuba nka Yohana, ngo akazabona mugenzi we wavutse aho akorera umurisha impano, wakora byinshi biruta ibyo yakoraga, ngo maze yarangiza akavuga ngo uyakwiriye gukuzwa, ngewe ngacishwa bugufi. Ibiramambo nuko hari bamwe
ariko n'ubujiji buba bwabiteye si benshi, ariko bajya babaho kubera ko Satani atiburira, abona hari utangiye kujya baza ibibazo, akabona hari utangiye gutunganya ibintu, akabona hari umuntu uri kwiha initiative yo kubikora, akababara akavuga ati yari kumvangira, ari kwivanga mu kazi kanjye, ari kunyicira ibintu, yabikoze ari ndumubwiye. So usanzwe umwana ari gukubagana ku bahinzi banyumva, umwana wawe akaba yakubaganye, mutabipanze mutabivuganye, mwari muzahinga kwa 4 mugasanga kwa 3 yararangije hari intabiri, aba yakubaganye nabi. Ubwo usanzwe umwizera wawe bo yakubaganye mutabipanganye, ariko ugasanga amavuna yayakoze quartier yose yayiraritse, ubwo bakubaganye nabi. Yazindutse intebe yaziteye, batangiye no kuririmba, ubwo bakubaganye nabi. Uwagira amahirwe yagira nk'abo mu itorero. Rero kubigisha bituma nabo bavuka, n'abazadusimbura nabo baravuka, kandi tuzasimburwa tutaguye tutanapfuye, abo bagira umubyizi munini uruta wacu. Noneho kubigisha, iki gitabo abakozi babwiriza ubutumwa bwiza ni page 311, ahari gusobanura Tito 1:9, aho bavuze ngo abagabura bajye bakomeza ijambo ryo kwizera nk'uko baryigishijwe, bahuguza abantu inyigisho nzima, kandi bamenye gutsinda ababagisha impaka. Ku nyigisho nzima niho ndasobanura inyigisho nzima ni ukuri kwa Bibiliya, ni ukuri gutera kwera no kwitanga, kugashikamisha ubwoko bw'Imana mu kwizera. Inyigisho nzima ifite ubusobanuro bwimbitse kuwa yakiriye, kandi nasobanuye byinshi ku muntu yigisha, ari we mugabura wo gukiranuka. Kuko ahantu hose ubutumwa bwiza bubwirizwa, buri mukozi mu ishami yabakoreramo ryose akiranuka cyangwa akiranirwa ku nshingano ye, ku nshingano ashinzwe nk'intumwa ya Nyagasani. Musomye byinshi nshakira ijambo rivuze ngo inyigisho nzima. Icya mbere baravuze ngo igomba kuba ari ukuri kwa Bibiliya, ngo nimwigisha abantu ukuri kwa Bibiliya. Kabiri ni ukuri gutera kwera, gatatu ni ukuri gutera kwitanga, kane ni ukuri gushikamisha ubwoko bw'Imana mu kwizera. Ariko icyo ndatindaho gito, kuko ibindi byose ntari bubisesengure, nuvuga ngo aya magambo ari kutwereka ko niba tugiye kwigisha temperance, niba tugiye kwigisha ubuhanuzi, niba tugiye kwigisha no kuvura, niba tugiye no kwigisha no kuboneza urubyaro, niba tugiye no kwigisha icyo waba ugiye kwigisha cyose, banza iyo nyigisho yawe igira urufatiro muri Bibiliya. Si ibihimbano, si ibyavuzwe, ahubwo ni inyigisho igomba kuba ifite urufatiro muri Bibiliya. Bayobozi, ibi namwe murasabwa kubimenya, ndetse mukiga kuruta abandi, mugasoma cyane ko ibyo gusoma noneho ubu twarabibonye si nka kera, kugira ngo kuri buri ngingo yose uzaba uyifiteho amakuru kandi ifite umusingi muri Bibiliya. Noneho ngo igatera kwera, kugira ngo inyigisho itera abantu kwera, izirikana ibintu bigera muri ni byinshi, ndavuga bitatu. Icya mbere, yita ku gihe, ahantu n'urungano. Yita ku gihe, ahantu n'urungano. Watumije amateraniro y'abayobozi, warangiza ukabigishiriza, ukabasomera Abalewi, ugasoma Abalewi igice cya mbere, ugakurikizaho icya kabiri, ugakurikizaho icya gatatu, ati bitambo, izaba ari igisore, inuma y'intungura, amasaha abiri agashira, uti mwakira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri uba wabigishije, mu by'ukuri uba wasomye Bibiliya. Ariko se ubwo n'iby'abayobozi muri uyu mwanya muteze amatwi mukeneye? Waramutse wateranije abasaza b'imyaka 60, warangiza ukavuga uti uyu munsi tugiye kwiga inama zigirwa itorero, ikigisho cyitwa kurambagiza wo muzubakana urugo, ukagimanuka ukakirangiza amasaha 3 ukayakunkumura, uba wabigishije, ni n'ibyanditswe byera. Ariko se ubwo koko abo basaza b'imyaka 70 ubwo urabafashije? Bakeneye kurambagiza ko atari nabigisha. Hari igihe umuntu yigisha abayoboye, ariko akabigisha ibidahuje n'ikibazo bafite. Noneho kugira ngo bazagere ku kwera, ngo nuko iyo nyigisho izazirikana igihe, ikazirikana ahantu, ikazirikana n'urungano. Igihe hari ibyaha by'igihe, hari igihe abantu haba hari ibigezweho, abagore bari gusiganwa n'imyenda igezweho, abagabo bari gusiganwa
n'imirire n'iminywere n'imyambare n'imyubakire igezweho, urubyiruko rwamanuye amapantaro abandi bari mu dukweto duhagaze. Hari ibyaha by'igihe, politike z'isi zavunduye, imitima y'abantu yayobye yagezeyo. Hari ibyaha by'igihe. Igihe wigisha abawe ujye ubanza ugenzura umenye ibyaha by'igihe barimo. Icya kabiri, noneho n'ahantu bari, buriya bo mu cyaro n'abo mu mujyi ntabwo ari bamwe. Mu gihe bamwe ushobora kubigisha gukora ukabigisha n'akaga k'ubunebwe, hari abandi wahindura icyigisho ukabigisha akaga ko gukora ukarenza urugero. Urumva ufashe abiyoruguriyo ntaravuga izina bakora bikagera saa 12 bahereye saa 12, ukabigisha ukuntu bazajya baruhuka bagataha bagateka kare. Ntabwo wabigisha bari kumwe n'uwirwa aryamye ufite imvune n'inkovu zo kuryama, ntabwo byahura. Umwe yigishwa gukora mu gihe undi ari kwigishwa kugabanya gukora akarenza urugero. Ubwo ni inyigisho zijyanye n'ahantu. Noneho n'urungano narwo, abasore bakeneye ibyabo, abasaza ibyabo, abagore ibyabo, abagabo ibyabo, intumwa ibyabo, abadiyakoni ibyabo, abakuru amatorero bakeneye inyigisho yabo. Abanyeshuri mu biruhuko baje bagusanga yewe mukuru w'itorero ntibakakugendana utababwiye, kuko buri iriya turagiriye habi. Abo ba kaminuza biga ngo babaye bakuru, aho usanga umuntu arara mu cyumba ibi muri ruhande ari udukingirizo, abakeneye ibyigisho. Abo buri indege bagiye imahanga iyo kure, aho uburenganzira aho umugore yabwira umugabo ngo natetse nimugoroba nawe nudateka turaburara, abakeneye ibyigisho bitsindagiye. Ibyo byiciro bitandukanye iyo bizirikanwe, abayobozi bakigisha bizera, batunga bizera bafite kwera. Tunga bizera bafite kwera, kuko ntabwo wacyaha abakobwa bambara nabi 100 ngo bure 20 bahindutse. Cyo ndikibaho ku ijambo ry'Imana ni mu byizere rigira imbaraga. Natwe twari babi nk'abandi bose, ariko aho igejeje ko umugani wa wundi ntitwabura gushimira. Rero ijambo ry'Imana rigomba kuba igaburo mubaha mukabigisha mu byiciro bitandukanye. Ibi muzabikoreho ubushakashatsi, ibyiciro byose ubihuguye, ukagihugura n'abacuruzi ko bagira ibyaha byabo, ugahugura n'aborozi, ugahugura n'abahinzi, ugahugura n'ababaza, ugahugura n'abanyonzi, ugahugura n'abamotari. Wasanga ugize ibyiciro birenga 35 mu itorero ryawe. Ariko ikibabaje n'abasore n'abakuze hari abatagira ibyo byiciro, kwezi kukirenga 2 3 gasanga baratuje. Nta nubwo ari ngombwa ngo wowe nyumva abari wowe uzabikora, byanashoboka ko ubumenyi bwawe ari buke, ariko niyo uzi no gutabariza ikirere cyawe n'itorero uyoboye, ababishoboye ukabararika ngo baze, nabwo uba wabikoze. Rero muri kubitaho harimo kubigisha. Noneho ndasimbukira ku ngingo ku kagingo ka gatatu, no kubafasha mu bibazo bisanzwe, n'ubukene, n'uburwayi. Hari imiryango iba mu bwumvikane buke, hari abagira n'ibibazo bitari bibi byiza, basabwe bafite ubukwe basabye, abo bose bakeneye inkunga. Hari abantu batagira impuhwe, hari abantu badakabakabwa. Mu gitabo cyitwa kandebe ko iryo jambo ndibona riba muri Parabole de Jésus, n'urupapuro rwa 324, cyangwa se n'imigani ya Kristo 324. Nibyo harimo ijambo rivuze ngo notre devoir est de donner du pain à la famille. Ni inshingano yacu guha ushonje umutsima. De vêtir celui qui est nu. Ni inshingano yacu kwambika uwambaye ubusa. Devenir en aide à la veuve et orphelin. Ni inshingano yacu gufasha imfubyi n'umupfakazi. De réconforter l'affligé et l'opprimé. Ni inshingano yacu gutera kanyabugabo ubabaye n'urengana. Ibi tubifite nk'inshingano. Noneho by'umwihariko we mubyeyi ubayoboye, wo baserukiye, ibyo babigutezeho. Niwe bagomba gutakira, niwe bagomba guhungiraho. Byaba iby'ukuri n'abigiza, ubwo bwenge ugomba kubutunga kugira ngo ujye umenya ukura kwiriranya, ukura yobora. Ariko ntabwo iby'ubukristo ari Haleluya na Amina gusa, ngo umuntu ngo muhure mu materaniro ngo nakwigishije ngo ubugorozi ubwo wabwumvise ngo urabibonye aho dutandukana n'andi madini ngo atahe yambaye ubusa.
we wambaye, aburare we urariye, avunwe n'ikibazo we worohewe, imbwa zibawe zihage, abana be bari kwicira isazi mu jisho. Oya, muri uku kuragira harimo no kubaha iby'uyu mubiri bisanzwe. Ni nacyo cyatumye mu itorero ry'intumwa iryo tuvuga ko twubatsweho mu byakozwe 6 hatorwa abadiyakoni 7. Kandi niba mubizi ngo umugambi nyamukuru w'icyo bari bagiye gukora ngo kwari ukugira ngo bajye bita ku bapfakazi. Rero igihe uyoboye itorero birakwiye ko ujya wibuka no gukora ubushakashatsi mu bibazo bisanzwe byo mu buzima bafite, nabyo birabakomeza. Niwo muryango twinjiyemo batajya babona handi. Ni itorero ryashyiriwe mu isi, byakozwe n'umwa Icyongereza page ya 11, haranditse ngo itorero ni igihome, ngo ni umudugudu w'ubuhungiro Imana yikubitiye mu isi yigaragambije. Ubwo birasobanuye ngo ubwiyo mu muryango atakigira bamwitaho, ubwiyo mu isi nta bababajwe n'ibimubabaje, akaba yakiriye ubutumwa bwiza, yasohoye, yagezeyo, iyo yagezeyo iryo juru ajyamo atangiye kuri sogongera kiri mu isi. Ubwo ari umukecuru abonye abahungu n'abakobwa, nimwe mushinzwe kumukorera. Ubwo ari umusaza nuko bigenze. Ubwo ari umwana w'imfubyi abonye base na banyina. Ibyo byose ni inshingano dufite. Ndetse mu bamwe by'itorero umuzingo wa 2 page 605 ho hari ikigisho cyitwa ngo ni kwita ku mfubyi. Yego, kwita ku mfubyi. Baravuze ngo ndetse imwe mu miryango ngo ni ikinguke, ngo ifata abasaza, ngo ifata abakecuru batakigira babitaho, ngo imiryango imwe ngo ni ikinguke binjire babi wayo, ngo ifata abo bana ngo baze babe mu mago yabo, ngo kandi ngo ntibazagire icyo bagira urwitwazo cyo kutabikora, ngo kuko ngo ni by'ukuri ko benshi muri abo bana batarezwe se barikorerwa nandi, ngo bazagira amakosa yo mu mico kuko nta wabareze, ngo uzabihanganire nk'uko wakwihangana byadutse ku wawe. Ariko ni mu babane mu ngo zanyu, ntabwo kuyobora ari ukuyobora gutyo gusa ngo ujye ugenda nka revera kubisema karavati n'umusaraba ku gatuza. Oya, ibyo ntacyo byabivuze, ahubwo ni ukuruhira abo bandi mu by'umwuka no mu by'umubiri. Iri ryo ndarisoma: Qu'est-ce qui possède l'amour de Dieu ouvre leur cœur et leur foyer à ses enfants. Ngaho abafite urukundo rw'Imana mu mitima yabo nibayikingurire, abafite urukundo rw'Imana nibakingura imitima yabo n'ingo zabo, abo bana binjiremo. Ce n'est pas la meilleure des choses pour ces derniers d'être placés dans de grandes institutions. Burya ngo ntabwo ari byiza, sinabyiza habe namba ko aba bana bajya kurererwa muri za orphelinat. S'il n'y a pas de membres de la famille pouvant s'occuper d'eux, nos frères et nos sœurs devraient ou les adopter en les prenant chez eux ou chercher à les placer dans des foyers convenables. Niba hatabonetse imiryango bavukamo ngo ibiteho, ishobora kubitaho, bene data n'abashiki bacu mu kwizera niba bafate babadobute. Kwadobute umwana no kumufata ukamugira uwawe, ukamwandika no mu ndangamuntu yawe mu irangamimerere akazabona umugabane. Nicyo bavuze ngo izo mfubyi ni muzizane muzandike mu ndangamuntu zanyu, muziteho. Cyangwa se niba wowe utabishoboye uzishakira iyo miryango yizera kandi ishobotse, iri convenable, yashobora kubikora. Ibi rero mbivuze ko abayobozi bamwe bakorera mu mahame gusa, principe. Batwigishije ko tugomba gutangira saa 2, batubwira ko ubwo tuzasoza saa 7 tugataha kare, gutura, kwigisha bigufi, utwo duhame gusa: urugwiro, urukundo, impuhwe, gutega amatwi uwo muntu w'imbeza amajyo ngo mwumve, uwo mutima bakaba batawugira. Kugeza ubwo ari n'umuntu bareba mu jisho akavuga ati aba bakaba nk'igihe umushune mu kazi yahuraga na Gehazi atumwe na Elisa ngurukanga ngo ndi kumubona, ngo kandi Imana yampisha ibyamubayeho. Genda umubaze. Aramaza ngo ni amahoro, ngo ni amahoro. Umugabo wawe araho, ngo araho. Umwana wawe araho, ngo araho, kandi yari yapfuye. Ngo yamurebye mu jisho abona nta bufasha burimo. Hari abayobozi umwizera rero akamureba ati uyu we ni igiti nkangi, uyu ni icyuma, uyu ni urutare ntiruvuvuka, akakwiherera akahangana n'ibibazo, ariko icyo ushinzwe ni ukoroha
nuko bakajya bakubwira ibibazo bimwe azaba ari ukuri ibindi ari ukwigiza n'abama bandi ntibabuze muwo muyoboye ariko uraba umuntu ushyikirwa woroshye babwira ibyabo bibavuna n'abagatima kabo karuhuke kubafasha mu buzima busanzwe ni inshingano mufite. Noneho kandi tujya dukunda gusoma mu Magalatiya 6:10 ngo mugire neza bose ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Uyu murongo muzawumve ntabwo ari uko ari Imana tugomba kwikunda ngo twikubireho twirobanure tugaya abandi oya ahubwo urugero ndarubaha mu rwumve impamvu biri yavuze ngo cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Uramutse ufashe yenda tuvuge ko hari abakirisito babiri bagize ubukene hakaba n'umupagani umwe w'inywero urwagwa n'itabi nawe wagize ubukene bose bakareguka ari batatu baje mu itorero ngo mubafashe amafaranga yenda muri bubafashishe buri wese akeneye 50 ngo ibibazo bye bibe bigeze aho biherera none abasanze mufite 100 ubwo rero bavuze bati mube mubanje abashobotse abandi bibubutaha nta gushidikanya twahera kubo dusengana atari ukwikunda kuko uwo musengana n'umuha 50 akajya gucuruza inyanya uwo musengana n'umuha 50 nawe akajya gucuruza ibijumba cyangwa karoti ejo ku isabato tumaze gutura turi no guteranya yo gufasha wa mupagani nawe arazanaho ariko duhereye ko mupagani tukamufasha we yagendera izo tukazaruha twenyine ubwo rero guhera ku bacu bazanadufasha gufasha n'abandi nibwo buryo bwiza. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo mugire neza bose ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Bayobozi mu nyumva hari amagambo tujya dusoma tukayerekeza iw'abandi nabarirwa n'abandi 117 hari avuze ngo idini ridafasha abakene idini ritita ku mbabare ngo ntabwo bari idini ngo ahubwo bari igishushanyo cy'idini. Aya magambo ndashaka ngo uyakurure nawe uyishyireho uhereye iwawe mu rugo umuntu udafasha abakene umuntu utabaruhira ngo avunike bagubwe neza umuntu utazi kumubiriza ngo abayoboye abatere mu mwete wo gufasha abakene nawe uri igishushanyo cy'umuntu nawe uri igishushanyo cy'idini kuko ubutumwa tubwiriza ubutumwa Yesu yadutumye mu isi ni iby'ukuri tuvuga iby'agakiza gakiza umutima ariko ibyo bigaseruka inyuma ari uko ibibazo byaba bifite tubyakire tukabigira ibyacu. Noneho abayobozi ni bafati ya mbere mu gufasha abo bayoboye mu buzima busanzwe. Ingingo iheruka ni ugucyaha bijyana no gutesha bijyana no guhana nayo ni inshingano ni Timoteyo 2:4 Timoteyo 2:4 aranditse ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha. Mu kwita ku mukumbi harimo no kuwucyaha harimo no kuwutesha harimo no kuwuhana ibi byose murabishinzwe kandi guhana nubwo ari inshingano ibabaza guhana no gucyaha nubwo ari inshingano iza n'ubwanzi kunyanga guhanwa ariko ni inshingano nziza n'abayikora ngo nabo ntibazabura umugisha. Byanditse mu bihamya by'itoro umuzingo wa mbere mu cyigisho cyitwa birakwiye ko mwereka ubwoko bw'Imana ibyaha byabwo. Bana b'Imana hari abayobozi bamwe bahunga inshingano bakaba nka Timoteyo muzamusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cy'icyongereza ntabwo ipaje nyibuka neza ariko Pawulo ngo arebye ubugwaneza bwa Timoteyo amubwira aya magambo aho basobanuye umurongo muzaharebe ngo yamurebye mw'ubugwaneza ngo amubona mw'ubupfura ngo atinya kwishinga n'ivunanye yo gucyaha no guhana ishobora gutera ubwanzi gashobora gutuma abantu bakwikanga ngo atazayisohoza ngo arangije abisubiramo bishimangiye ngo uhane uteshe uhugure icyokora nyine ufite ubugwaneza no kwihangana. Rero gucyaha nabyo ni inshingano yacu kandi no ku bandi bazumva ibi nabanyagucyahwa mu Baheburayo 12 muhere ku murongo wa 5 kugeza ku wa 9 n'Imana ubwayo ngo ikubita ibiboka abo yemera ko ari abana bayo. Hepfo baravuze ngo niba udacyahwa ubugaragaje kuri iki byagwa utari umwana nyakuri. Mu butumwa bwabwiwe Laodikiya
byashe gatatu uhereye 18 kugeza 20 ngo abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano. Gucyaha rero ni byiza, ari nayo mpamvu muri Zaburi handitse ngo umukiranutsa nkubite ngo biraba gukungirira neza. Abantu niba byumve abanabyigishwe nta n'icyaha cyahabaye, biba akamenyero kukosheje n'uhengamya cyahwa, nabyo ni inshingano yanyu. Ariko kuri iyi ngingo nkaba ndi buhavuge utuntu tugera muri dutanu nyarutsa. Akambere nuko abayobozi tugomba kuba abambere kabisa bazi gushyira mu bikorwa Matayo 18 umurongo wa 15. Ukoze icyaha ntitumunegure, ukoze icyaha ntitumuganire, ukoze icyaha ntitumutanyagurize mu ruhame, ahubwo umubonye akamusanga yanga muteza undi, yanga muteza babiri kugeza bishyikirijwe itorero. Ira Matayo 18 niyongere ihabwe agaciro, kuko ujye usanga hari igihe ibyaha by'umunyabyaha bishyizwa habona mu iteraniro, ariko bigashyirwa habona barabanje kubiganira, bigashyirwa habona baramugeza hari nk'umunani, nuko nawe umuntu ntajya amenya aho ahemuka, ahubwo amenya aho bamuhemukira, nuko agatangira tego narabikoze ariko nawe wansanze nabi baje ari batanu, agatangira kubakosora, akaba ari ugiye kwigira mwarimo kubigisha. Kandi koko iyo mutangiye gufatwa ku kambere ku ka kabiri akaba ari ngo mutanga kwihana ngo tubabarire twarabyishe ngo twaje turi benshi, ubwo icyaha cye ngo kijya kigabanura uburemere, none ngo akazihana nawe ari amarenga ruhise, ariko atababajwe nuko yahemukiye Isirayeli. Kandi mbwira abanyabyaha bagenzi banjye, muri tragédie de siècle 528 kira cyigisho kivuza urubanza handitse ko iyo ukoze icyaha kikwandikwaho umusaruro wacyo n'ingaruka zizaza kera. Niba hari n'ababyishe baje kugusanga babyishe koko, ariko mu byo wihano uzihana ko wakoze icyo cyaha, unihane ko wabateje icyaha, nacyo cyishyireho kuko niwe nyirabayazana. Rero yenda aho sinshaka kujyayo. Icya kabiri, abayobozi nibamenye ko gucyaha atari ukwihorera, ahubwo umugamba bari kugira ngo ucyahwa akiri. Ako naka kabiri. Gucyaha si ukwihorera, mbese ngo yakoze ibi ngo beretse natwe tumukomeshe, ngo turamwumvisha, ngo turamukanda, ngo biramugira kwigufwa, ngo arawurya. Oya, gucyaha ni umugambi umwe rukumbi wo kumukiza. Kagingo ka gatatu, gucyaha si ukwikiza abakuzambiriza cyangwa abo wanga, ahubwo ni ugukingira abandi. Ubwo ni Timoteyo ya mbere 5:20, abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose kugira ngo n'abandi batinye. Buriya ni nkaho imbabazi zakabaye nyinshi, no munyabyaha wanizwe na Satani tukanamureka kuko nawe ntabwo aba yorohewe, nawe siwe, ni nkaho twakamuretse kuko nawe siwe. Ariko tumuretse hari abandi b'injiji, hari bamwe bagorana twavuze tugitangira, bavuga bati na runaka yanyoye ugwagwa baramureka, yagiye gukora ku isabato kuyindaraza nta nicyo babivuze, ubwo nawe akabarayobye. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuze ngo abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose kugira ngo n'abandi batinye. Ntukajye ubikorana umutima w'ubugome, ntukajye ubikorana kumva ko hari uri gukanda, ahubwo uzabikore mu rwego rwo kugira ngo n'abari bazi ko aya mahame tuyasuzugura babibone ko tutayasuzugura, ahubwo tuyaha agaciro. Ubukijije benshi niwo mugambi wo gucyaha. Aka kane, turakwiye komatanya ubutabera n'imbabazi. Ibi byanditse mu gitabo cyitwa Child Guidance, page 262, ahanditse ngo justice has a twin sister which is love. Andi baravuze ngo justice has a twin sister which is mercy. Ngo ubutabera ngo nagakobwa ngo kavukanye n'impanga yako yitwa urukundo, ahandi ngo kavukanye n'impanga yako yitwa imbabazi. Ubwo igihe dukoresha ubutabera, tuba tugomba gufata ubutabera mu kaboko kamwe, tukaba dufashe n'imbabazi mu kandi kaboko. Ibyo se bigahuza bite? Hari abantu mu gitabo cyitwa mu bivuzwa mu bihe byose, iyo umunyabyaha ya ntambwe iheruka yagezweho
yamaze no gutangarizwa umugayo kugira ngo abandi batinye, umugambi n'uwo kugira ngo abandi batinye, hari abahita bamugira igicibwa, hari abamufata nk'unuka, hari n'abatamutiza n'isuka, hari n'abumva hari aje no kubasaba akazi batanakamuha. Oya, ikiba kigambiriwe gusa no gukingira abandi, agahabwa ubutabera, hagakoreshwa ubutabera nk'uko n'abandi bose bigenda, ariko ntabwo ibyo tumugomba nk'umuntu biba bikuwe, cyane ko ni uw'Imana wayobye, waguye, wateshutse, kandi agarutse yatworohera kuruta uwakihana uwo munsi. Ibi ndabibabwira mu byumve. Umuntu aramutse aguye yenda agakora icyaha cy'ubusinzi cyangwa kwica isabato cyangwa ubusambanyi, ugize umugisha mu kumusanga no kumwinginga no kumuhendahenda akaba agarutse, ntabwo wazatangira kumwigisha uko banywa amazi mu gitondo, ntiwazamwigisha isaha y'umurinzi, ntabwo wazamwigisha uko tubatiza, ibyo arabizi, ahubwo yari yateshutse inzira, agwa mu cyaha. Uje ari mushya utangira ABCD. Ubwo rero byumve, kuramutse ubonye mwene so, ubu nabonye erema, ubonye imbaraga zagufasha umurimo, mbese wagira ngo ijuru ribikore umubone. Niyo mpamvu rero hano baravuze ngo iyo umuntu ananiranye akanga kumvira itorero, niwe ubwo ubuciye umurunga wari umuziritse kuri Kristo, akaba yikuye mu bumwe bw'itorero. Yesu yaravuze ati, uhereye ubwo muzamufate nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Qu'on ne reconsidère pas cependant comme hors d'atteinte de la miséricorde divine. Ariko kandi murahirwe ntimukamufate nk'uw'imbabazi zarangiyeho. Que ce frère Dieu, loué de le mépriser ou de le délaisser, le traite avec bonté et avec compassion, comme une brebis égarée que le Christ cherche encore à ramener au bercail. Ahubwo abari bene se, kuko ubwo ntabwo akiri mwene so, ntimukamusuzugure, ntimukamutererane, ahubwo muzamwiteho mu bugwaneza bwinshi, mufite n'impuhwe nyinshi, nk'intama Kristo gikeneye kugarura mu rwuri. Aha niho nashaka gusobanura ko ubutabera bugomba kugendana n'imbabazi. Mbese umurongo urasobanutse, azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Njya ndeba iyo turi mu giterane bayobozi, hakinjira nk'umupagani muzi urwarwa rwahese cyangwa uw'itabi rigenda rinuka mu bitugu, ukabona araregutse, twese dutanguranwa kujya kumuzana tukamushyira ku ntebe nziza, turi kuvuga ngo yaba yicaraga imbere yenda harakumva, n'umugore we yakoroherwa, ahora aramudiha, ukumva umwifurije ko ibyo bintu yabikurikirana. None wari uwacu wanze guhanwa, Bibiliya yavuze ngo azakubeho nk'umupagani n'umukoresha w'ikoro, nuko nawe tuzamugenza. Nimwicare hano agatebe keza. Urwo rukundo rudakuyeho ubutabera bwatangaje ko atakiri mwene data, ruzongera rukabaka mu mutima we, kuko ngo ni intama Kristo gikeneye kugarura mu rwuri. Rero mu bitabo dusoma ibihamya by'itorero, umuzingo wa 4, urupapuro rwa 64, ho hari ijambo ryantangaje cyane rivuze ngo you do better err if you err at all on the side of mercy and forbearance than that of intolerance. Ngo nibeshya mu gucyaha umunyabyaha ugakora ikosa. Ijambo muryumve bayobozi. Mbese niba bizabaho ugakora ikosa muri operasiyo yo gucyaha umunyabyaha, ngo ikosa ryawe tuzarisange ryaraherereye ku mbabazi, ngo kugira ngo tuzarisange ryaraherereye mu kuba intavumera. Sinzi niba iri jambo muryumvise. Byashoboka ukibeshya ugakora ikosa, reka tuzasanga bamugiriye imbabazi nyinshi kuruta gusanga bamubereye intavumera. Umuntu azanira icyacumi ngo oya mwe n'abandi twahaye umugabo ejo ngo icyo ntimucyakire. Umukobwa arasambanya bya kinyendaraje kwakiza umwana ngo wicara va mu bandi. Nukuba intavumera. Ibyo nukuba intavumera. Ngo nyabona muzansure ngo ninde suzamusura ngo n'abandi twahaye umugayo ngo reka ngo yakorare mu itumana ngo uramumureke ngo yarabimenye ngo nashaka azagwe kugasa. Niba uzanakora ikosa muri operasiyo yo kwita ku munyabyaha, reka ikosa ryawe tuzasanga bamugiriye imbabazi nyinshi.
aho kugira ngo tuzasange wabaye intavumera uri intakorwaho wamuguye nabi kugeza ubwo azinukwa n'iby'Imana. Ese muyobozi unyumva, ugize amahirwe uwo wasambanye ukabona ku isabato araje yicaye n'imbere kurakaye, ngo rero ngo yari yipangayitse n'imbere, ngo ntibagira n'isoni, ngo se kurakaye yaje imbere, wari ushaka ngo ajye mu gaturika, wari ushaka ngo yirwe mu rwagwa, urukumva ahandi heza wari umugeneye hari hehe? Ko ndi kubona yabikoze ni akanyabyaha, ariko aho bahungira kahageze niho kaje. Rero iri jambo muryumve, ubutabera buzaje bugendana n'imbabazi mu gucyaha umunyabyaha. Akabanziriza kanyuma, umugayo niyo nzira ya nyuma, umugayo niyo nzira ya nyuma. Ibi mubyumve, kuko mu Befeso 4:25 no mu Befeso 5:30 haranditse ngo turi ingingo za bagenzi bacu. Ubwo weho urugingo rwanjye nanjye ndi urugingo rwawe. Igihe rugiye guhagarara umuntu yananiranye mugiye gutangaza, ni mu bigeranye n'akaboko karwaye kanseri, irakamunga babona wapi ntacyo bakibikozeho, baravuga bati ahubwo mwihute mucire hano kuko nimutindira bigezeyo azapfa. Ubwo bagatangira bakayicira hano. Iyo tugiye gutanga umugayo ni urugingo tuba tugiye guca rwarwaye kanseri. Namwe murazi kwa muganga ko baruca bashyizemo ibinya byinshi, hari n'abo batera icy'umubiri wose. Namwe murazi ko bahamagara umuhanga uranabinyarutsa ngo kitarangira atararangiza, uwo muntu akababara. Rero nibaza ko nta muntu warema ikirori kuko baciye akaguru, birababaje, ni amabura kindi iyo haboneka ubundi buvuzi ndikajyaga gucibwa. Kubw'ibyo rero uyu mugenzi wacu ubunaniranye yanze Imana, ibyo Yesu yavuze ari byo tugiye gushyira mu bikorwa, ntabwo aba ari umushinga unejeje, kugeza ubwo abantu bataha babiririmba bavuga bati ntiyawuriye, yari yarigize ajwe, yawumvise niyumvirizizaho bizamugora. Oya, ni urugingo rwacitse nyine barutaye ntirunacyumva, ahubwo bwari mu by'umwuka rushobora guhembuka, kuko byanditse muri Ezekiel ko n'aya magufwa yabayeho. Uwagira ngo abantu bajye bagira impuhwe nyinshi, gusenga, kumwitaho mu bindi, atari ko bashyigikiye icyaha cye, ariko nibura akajya abona mu bindi bamufashe nk'abandi, nuko nawe yahembuka akazuka. Ngaho ku ngingo isoza, gucyaha, gutanga umugayo birababaje, ntawe upfusha ngo aseke, ntawabigira ibikino, ntawabigira urwenya, ntawabiteramo imigaryo, ahubwo abari agahinda. Abari bene se baba bagomba gukomeza kongera kumusabira. Muri izi ngingo zose uko ari enye, kurera abashya mu kwizera, kwigisha abasanzwe mu byiciro byose, kubafasha mu bibazo bisanzwe byo mu buzima, no gucyaha, gutesha no guhana, niko kwita ku mukumbi. Buri wese agahagarara neza, iby'Imana bikubahwa. Erega naho abatinya nabo batinya, bakamenya ko atari gupfa kubigendamo nk'uko umuntu yishakira. Ibyo byadufasha kubungabunga, maze imbere y'Imana tukazawumurika nta n'umwe tujimije cyangwa se upfuye yipfushije tutarabigizemo uruhare, ubunebwe se cyangwa uburangare. Reka ducumbikira aha. Imana nidufashe twese, iduhe imbaraga kuko niyo ishoboye. Twite ku mukumbi. Ndarangiza nsomye akantu kari mu gitabo cyo kwirinda, urupapuro, iki cyigisho cyose muzagisome gihereye ku rupapuro rwa 98, muzagende mugeze ku 105, ariko nyeshakamo ijambo rivuze ngo bamwe ubwenge bwabo ni 101 bwononekaye igihe kirekire, ku buryo muri ubu buzima batazigera bahinduka ngo bamire nk'abatarabayeho nabi nkabo. Iri jambo mu ryumve riteye ubwoba. Bamwe ubwenge bwabo bwononekaye igihe kirekire, ngo ku buryo muri ubu buzima batazigera bahinduka ngo bamere nk'abatarabayeho nabi nkabo. Hepfo rero ijambo rishaka nirivuze ngo binyuze mu gitangaza cy'ubuntu bw'Imana, abantu benshi bashobora kugira imibereho
y'ingirakamaro, ngo barononekaye ntacyo wakora ngo bazamere nk'abatarabayeho nabi nkabo, ariko ngo ubuntu bw'Imana nabwo n'ubazengurukije ngo baba ingirakamaro. Umuntu ashobora kuba yarataye umutwe avugagura ibigambo ahubuka ariko yabaye nta n'icyo yabikoraho, ariko mukize ku nguni bari kubaka akaba ariwe mufundi mwiza. Ubuntu bw'Imana bumubayeho, abantu bakamuba bugufi bagakumakuma, uwo mumaro yawumara, abo yabyara yabagaburira, yabigisha, yatanga imihigo, yatanga icya-10 nawe akazagerayo, ariko aragiwe n'ubuntu bw'Imana. Bayobozi, Imana nibubahundagazeho, abari bwo turagirisha umukumbi wayo, nibiduhe mu izina rya Yesu.